Bera wamaze ati se Bera iwanyu ni he? Umutipe ajya gusura umukobwa mujyana ahatari iwawe. Abari hamusurira abari naho bakorera ubukwe kugeza kuri isaha numvishe umutipe ari kurira cyane avuga ati kugeza kuri isaha ntago nzi iwawe umukobwa. Urumva yuko umukunzi wawe ntago umuzi bihagije, ari nayo mpamvu uba ugomba gufata umwanya kuko niba umukunda bya nyabyo ukajya iwabo ukamenya iwabo ukamenya koko ukaverifiya neza ukareba ko ari iwabo. Icyo nabagiraho inama ni ukwiga abo tubana nabo, abo dukundana nabo, abo twifuza kuzabana nabo mu gihe kizaza, mbese mukabana neza bizira amakemwa. Yes, reka ntangire basuhuza cyane mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mu ntara zitandukanye cyangwa se mujyi wose aho uherereye hose. Nizere ko umeze neza rero udukurikiye ndetse cyane. Murabizi rero ko aricyo mbifuriza kandi mbahoza ku mutima wanjye. Uburyo ukunda umwifuriza kuba yabaho neza kandi akishimira uburyo abayemo. Rero niyo mpamvu njya mbabwira ngo nimuhinge mweze, muhahe muronke, buri wese n'ibyo akora abashe kugubwa neza ahaherereye. Uyu munsi none hari tugiye kurebera ku bintu bine cyangwa se bigera muri bine cyangwa se munsi yabyo cyangwa se hejuru yabyo bishobora gutuma winjirira uwo ukunda kugira ngo ubashe kumenya neza bihagije. Rero ushobora kwibaza ukavuga ati se ibyo bintu nabibwirwa n'iki cyangwa se nabimenyane cyangwa se nabikora gute, kandi aricyo kintu mbere hano kugira ngo mbashe kubikubwira ni ukuvuga ngo rero umusore mukundana cyangwa se umukobwa mukundana, reka duhere ku musore. Umusore murakundana ntago muba muziranye, ntago muba mwarakuranye, ntimuba mwaravukanye, ntimuba mwarareranywe, buri wese afite imico yiwe. Ariko se ni gute wamenya ko ugomba kumwinjira kugira ngo umenye ko uwo mukundana bya nyabyo ari wa wundi wo mwizerwa ugomba guharira umutima wawe wose? Icya mbere rero ugomba kumumenya. Icyo ni icya mbere. Kumumenya rero nta kundi ni ukumenya ngo umugabo wanjye cyangwa se umusore wanjye turi gukundana ni muntu ki, abayeho ate, inshuti ziwe ni izihe, ese akora akahe kazi, ese mbese ibyo byose ukabyibaza. Ni ukuvuga ngo rero icyo ukora urabanza ukamwinjirira ukamenya ngo akunda iki. Icyo ni icya mbere. Akunda iki, yanga iki, ese akunda kuganira, ese akunda gutebya, akunda kuganira. Kuko muzabicunga hari ukuntu ushobora kuganira n'umuntu muri kuganira mwitebereza, niba ari ukwitebereza ntumbaze ari ubize kubyumva bataza kunyumva nabi, muri kwiganira biri aho ngaho bisanzwe, ariko ukamubwira ngo dore ukuntu kimeze. Muri kwiganirira wambwira ngo dore ukuntu kimeze agahita arakara agafunga ku buryo urinda ujya mu nda y'isi mutarongera kuvugana ijambo rizima. Kubera iki? Kubera ko ntazi gutebya, ntago azi kuganira n'abantu. Rero ikintu cya mbere kugira ngo uzinjire mu buzima bw'umuhungu umukundana ubashe kumenya neza birambuye ni uko ubanza kumenya imico yiwe, karagiteri z'imico yiwe ni izihe. Ese akunda kuganira, ese ntago abikunda, akunda kubaho wenyine, ese bimeze gute? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri wenda uzabigenderaho ni ukumwinjirira ukamenya inshuti ziwe za hafi. Ntabwo inshuti ziwe zose ariko wazumva cyangwa se wazibona, ariko ushobora kumwinjirira ukamenya ngo shiri wanjye afite inshuti runaka na runaka runaka na runaka runaka na runaka, ni inshuti ziwe. Ziriya noneho uwuri imbere cyane n'uriya, uwuri imbere cyane nanone n'uriya gutya bakurikiranye gutya. Noneho nabo ukabegera, bakaguha amateka. Ikintu cya mbere buriya ni ukwanza ukamenya burya no kubaho kuri iyi si bajya bakubwira ngo ikintu cya mbere ni amateka. Uyu wafashe ibitabo ugasoma ubasha kumenya ngo u Rwanda rwabayeho gutya, byagenze gutya, ibintu byose ugasanga urabimenya. Rero niyo mpamvu ni no kubaho muri ubu buzima busanzwe byose ni amateka, ni ibintu biba bisa nkaho bigenda bikurikirana, ariko ugasanga ari ibintu biba byoroheje kandi kuba wabicamo. Rero umugabo wawe cyangwa se umusore wawe kugira ngo uzabashe kumusobanukirwa bihagije, uzakoresha izo strategie mbabwiye haruguru. Ikindi cya gatatu wenda ushobora kuba wakoresha, ugerageza kwegera umugabo wawe cyangwa se umusore mukundana ukamenya akazi akora. Ushobora no kumuhamagara ukamubwira ati ko se sheri ushaka kuza kugusura iminsi biti ku kazi, kwanza ukamwumva, ukamucanjinga, ukamwumva, ukumva ukuntu ari bukwikirize n'uburyo ari bubigenzemo. Burya iyo wamaze kumenya inshuti ze mwamenyanye, ukamenya akazi kiwe, ukamenya ngo umuceri wanjye yanga iki akunda iki, ukamenya buri kimwe cyose, biragufasha kuba umugabo wawe wabasha kumwinjirira ukamumenya, ndetse bikaba byanatuma abasha kuba yakumva cyane.
yakumva, yakwishima, yakumva ibyo umukorera, ibyo ukora ari byiza kuri we, kuko akenshi iyo ikintu utaragisobanukirwa cyangwa se ngo ucyakire uba wumva ari kibi, ariko iyo umaze kucyakira uba wumva nta cyakiruta. Rero nimubashe kwiga kubana nabo mubana nabo. Sinzi ikinyarwanda mvuze muri kukibasha kucyumva, ariko nimubashe kwiga kubana nabo mubana nabo. Hari igihe ubana n'umuntu ariko ukaba utazi ngo arakora, ese ni umucuruzi, ese aracuruza arunguka, ese abaye hati, kuko niba umuntu umukunda bya nyabyo ibyo wakabaye ubizi. Icya kabiri, menya inshuti ziwe. Ashobora kutazikubwira zose, ariko byibura nk'ebyiri nawe urazimenya. Menya ngo niba akererewe aba ari ahangaha biba bimeze gutya. Menya ngo noneho inshuti ziwe bivuyeho, ngiye kumenya famiye yiwe. Umusore nkunda avuka muri iyi famiye niyi. Ese famiye yiwe imeze ite? Ese bakunda iki? Ese banga iki? Ukabanza ukaziyegereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Rega ibintu byose bisaba ubwenge mw'abantu. Umukino wateguye ukawutegurana ubuhanga urawutsinda, ariko iyo umukino wawuteguye ukawutegurana ubuswa urawutsindwa. Niko bimeze. Ngira ngo abakinnyi aho ngaho b'umupira bari kunyumva cyane, cyangwa n'abandi bantu bajya bakina twa dukino tumeze ukuntu twa biyari n'ibiki byose baba bari kunyumva cyane. Rero ikintu cyose ni ikintu wateguye kandi gifitemo ubwenge, bifitemo n'uburambe buhagije. Ntabwo rero uzahura n'umuntu mu muhanda arimo arigendera, nawe urimo urigendera, sheri turakundana umeze ute, ukaba umeze nka wa wundi bigeze kubona utabaza ngo sheri wawe yitwa nde ngagusubize, sheri wawe wavuka he ngagusubize, sheri wawe akunda iki agusubize. Ese we sheri wawe uyu munsi ko yagize anniversaire, tuvuge wenda urabizi, shobora ko yagize anniversaire tumutegurira icyo akunda. Sheri burasa akunda ikira, niba akunda imyumbati, niba akunda ibijumba, ariko ntabwo mbizi neza, reka mubaze. Ibaze umuntu ugiye kumukora surprise ariko ugiye no kumaza sheri ukunda iki mu byo kurya, wese urumva atatamenya ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Niyo mpamvu umuntu uba ugomba kumenya mbere y'igihe kugira ngo bigufashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko iyo umumenye abasha nawe kugenda akwisangamo, agutekerezaho nawe umutekerezaho. Kandi burya niba tuvuze ku bahungu n'abakobwa nabo nuko, nawe musore ukundana n'umukobwa, gerageza uburyo ki bwose bushoboka biriya byose. Niba ari inshuti ze uzimenye za hafi, niba akunda iki ukimenye, niba asohokera he uhamenye, famiye yiwe iteye ite, yitwa nde se uwo mukunzi wawe, ese amazina akubwira niyo? Cyane ko hariho abakobwa bihindura amazina, barahari barahari. Ntabwo wenda n'abahungu bibaho, ariko cyane abakobwa. Ugasanga umukobwa yihinduye izina, ageze mu mujyi wa Kigali bamwitaga Elizabeth, araje amaze kuhagera yise Bera. Wewe mutipe mukazahura yitwa Bera, wowe ukazavuga ati Bera wanjye ndamukunda cyane. Bera wamaze ati se Bera iwanyu ni hehe? Iwacu ni hano ntuze, ni hano. Kandi kugira ngo akumvisha maze no kubyibagirwa, maze ko amaze igihe kinini naha, ariko ni hano ku Ruyenzi, naha wenda afite umudugudu azi n'ibiki. Kumbe rotipe kazi aturuka za Cyangugu cyangwa za hehe. Urumva yuko umukunzi wawe ntabwo umuzi bihagije. Niyo mpamvu ugomba gufata umwanya, kuko niba umukunda bya nyabyo ukajya iwabo, ukamenya iwabo, ukamenya koko ukaverifiya neza ukareba ko ari iwabo. Kuko ibyo ndi kubabwira, hari umutipe washakanye n'umukobwa ejo bundi mu gihe cyashize, acemo nk'amezi 5 cyangwa naho ngaho, ariko umukobwa yagiye umutipe agiye gusura umukobwa amujyana ahatari iwabo, aba ari hamusurira, aba ari naho bakorera ubukwe. Kugeza kuri iyi saha numvise umutipe ari kurira cyane, avuga ati kugeza kuri iyi saha ntabwo nzi iwabo w'umukobwa. Urumva ni ikibazo gikomeye. Rero icyo nabagiraho inama ni ukwiga abo tubana nabo, abo dukundana nabo, abo twifuza kuzabana nabo mu gihe kizaza, mbese mukabana neza bizira amakemwa. Kuko buriya iyo ubanye n'umuntu uvuga ati ariko se uhambaza amakuru ahagije kuri uyu muntu dukundana, namusubiza ngo iki? Nshobora kuza kwaza se umuntu mukundana uramuzi? Ndamuzi. Yitwa nde? Harya yitwa ndera, yitwa Tofiri. Ariko numva yarambwiye ko yitwa Tofiri, gusa urumva umuntu mari sheri wawe
utanazi n'izina ryiwe, mugerageze rero kuba mwabasha kuba mwasobanukirwa inshuti zanyu ni iki, inshuti zanyu zikora iki, zikunda iki, zanga iki, famiye yazo imeze ite. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza. Icyo udasobanukiwe kuri izi nyigisho tubahaye, komenti yawe iremewe. Ngaho mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ibarindire umugisha. Bye.